Hello guys, welcome to Silimuka Tech. Nkuko nari nabateguje rero uyu munsi nakoze video mbereka uburyo ushobora gusukura amajwi yawe uzakoresha ukora video uzashyira ku ma platform atandukanye Facebook, Instagram, YouTube cyangwa izindi platform zose ukoresha. Tugiye gukoresha telefone yacu dusukura aya majwi kugira ngo ajye abasha gusohoka ameze neza. Rero ngiye kukwereka step by step uburyo bikorwa, ariko nkusaba niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Silimuka Tech ndakwakiriye kandi nanone dusanzwe tubana nguhaye ikaze ukurikire uko ibi bintu tugiye kubikora. Tugiye kubikora mu nzira nkeya, ni samari tugiye gukoresha dukoresheje application ndetse n'izindi website zimwe na zimwe. Ntago ukeneye mikoro kubera ko uracyatangira, ubushobozi buracyari bukeya. Ntago ukeneye mikoro nk'ingi kubera ko uracyatangira, ariko nica no nshimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe ndetse n'abashyashya mwese mbahaye ikaze. Ndagusaba rero ukande like kuri iyi video, noneho dutangire mbereka step by step uburyo tugiye gukoresha telefone yacu, amajwi yacu twakira muri high definition cyangwa ibyo twita HD mu mpine. Reka nkwereke step by step uko bikorwa. Let's go. Uburyo rero bino bintu bikora, uko wafata amajwi yawe ugakuramo urusaku. Uraza ushake app yawe wifashisha utandukanya video n'amajwi, ariyo bita video extractor. Katuyishake audio extractor, uze winjiremo, tegerezemo birodingemo gakeya. Noneho hano urabona ahantu bari kukubwira ngo extract audio. Hano bari kukubwira ngo extracting audio. Uraza uhakande. Noneho video zawe zishobora kuzaba ziri muri X recorder, uze ute uri X recorder. Noneho twebwe video tugiye gukorera ni ifite amasabola 19, uze uyikirikeho. None ikintu uri buze ukore, uri buze ukande hano kuri wave. Kuri wave uhakande. Numara gukanda kuri wave uraza ukande hano hantu handitse extract audio. Uze uhakande. Noneho nurangiza uraza ukande hano kuri done nyine yuko biraba bishoje. Utegereze biprocessingemo gake. Noneho hano kugira ngo noneho we exporting uraza ukande hano mo hano hepfo handitsemo share. Uhakande. Noneho wowe ahantu uri wisharing, uri buyisharing kuri file by Google. File by Google. Urabona ko file yacu yabaye saved aho dusanzwe tubika ibintu. Ngiyi hano nizere ko mwese muyiruzi. Noneho ino file yigezemo urubuze ukupe ibintu byose wagiyemo. None ikintu uri bukore, uraza ujye muri Google Chrome yawe. Google Chrome utegereze biloading. Tegerezemo biloading. Ubona ko application yacu hano muri Google uraza wandikemo Adobe Podcast. Reka nze mbibereke nsanze byijyanyemo Adobe Podcast, cyangwa uze wandikemo audio enhancer. Kubona bikivanga ariko nta kibazo. Audio enhancer. Audio enhancer. Audio enhancer. Audio enhancer. Sorry harimo kuzamo ibintu ntazi byari byo. Audio enhancer. Audio enhancer ni kubona barimo bayibura. Reka dukoresha inzira zoroshye. Uraza usacinge Adobe. Sorry gatoya rwose systeme yacu yakwamye. Adobe Speech from Adobe Speech.
kanze nyibereka uburyo uzabona imeze Adobe Speech. Aha urabona uzabisacinga bize bimeze gutya, ifite akarugo kameze gutya, bayita Adobe Audio Enhancer. Aha uyikandeho. Aha we rero kubera ari buzawe ukiyinjiramo bazagusaba gukora sign up, noneho ushyiremo email. Ukimara gushyiramo email bazakohereza verification code kuri email yawe, uyishyiremo uzahita ugera kuri screen imeze gutya. Aha ngaha bakubwira ngo hano handitse V2, reka nze mbisobanure neza. Hano handitse V2, ni ukuvuga ngo volume audio yawe izaba ifite bazayikuba kabiri. Noneho aha ngaha naho uzakora ugiye gushyiramo file ushaka gushyiramo. Aha hano hepfo noneho aha ngaha barakubwira ngo ibintu uzapurayinga cyangwa uzaprodinga amahanga bigomba kuba bifite MB zitarenze 500. Aha ikindi kintu hano gihari ni iki? Aha ibindi ni ibisanzwe. Noneho reka tuze dukande hano kuri file tuaprodinge ikintu tugiye kugira gute gushyiramo. Sakanda kuri file. Aha wemeze kuri only this time inshuro ebyiri, double click. Aha ukande kuri download. Aha urabona noneho ya audio yacu twatandukanyije n'iki na ya video ngiyi yaje hano. Aha uraza uyikandeho, ukande kuri ya audio. Aha utegereze bibe uploaded. Ngira ngo rero niba tugeranye hano ureba ino video wibuke gukanda like, kandi na subscribe. Nyabona nudira video imwe n'ibyo ukanda like by'umwihariko hano kuri Silimuka Tech. Ndabizi neza ko mutukunda, ariko natwe buriya nitwe tubakunda cyane kubera ko ibyo tugeraho imwebwe tubikesha. Aha hano rero bari kukubwira ngo enhancing speech, amajwi yacu aracyarimo kwitunganya. Reka dutegereze gatoya birangire noneho mwumve difference. Aha murabona ko ibintu byacu byarangiye. Noneho iyo ugeze hano biba bisobanuye iki? Aha akangaka iyo kameze gutya uba wemerewe kuba wa downloadinga ya audio yawe wakoreye enhancing cyangwa wongereye quality. Aha noneho nuzuka kagira gutya, bisobanuye yuko noneho ukanze hano hejuru wahita ucuranga ya audio wagize gute washakaga gukuramo urusaku. Aha noneho kubera ko ndi bubibumvishe nyuma, reka tuze hano downloading. Aha ngaha no turi buze downloading. Aha urabona ko biri downloading file. Aha utegerezemo gakeya, ibanze downloading. Aha hano urabona ko batubwiye ngo file yabaye downloaded. Noneho tugiye kugira gute? Tugiye gushaka uburyo tugenda tuyumve. Aha hano hepfo ariko hano ntibagiye waka-uploadinga n'indi bigakunda. Aha ngaha waka-uploadinga n'indi bikagira gute bigakunda. Noneho reka nze tujye kureba za audio zacu ahantu zibitse. Aha ziri muri file. Aha uzukande kuri audio. Aha urabona ya audio yacu baratubwira ngo yamaze kugera mu bubiko aka kanya nonaha, just now, babavuze ubu nonaha. Aha reka nze duhere kuri iyi ngiyi twaporodinze. Mwumva ukuntu ivuga. Aha uburyo rero bino bintu bikora, uko wafata amajwi yawe ugakuramo urusaku. Aha uraza ushake app yawe wifashisha utandukanya video n'amajwi, ariyo bita video extractor. Yawe wafashe video ndetse n'uburyo urafata audio extractor uze winjire. Reka nze mbikwereke muri iyi video, ariko wibuke gukora like ndetse na subscribe. Aha noneho murayumvise rero guys, ikaze kuri Silimuka Tech. Nongeye kubakira, muze tubane muri iyi video mbereke uburyo. Aha noneho ngiye kubereka imwe twadize gute twasukuye tugakuramo urusaku, mwumve uburyo iri bube ituragurika.
Hello guys, ikaze kuri Sirimuka Tech, nongeye kubakira muze tubane muri iyi video.